mu Rwanda hari ibintu byinshi cyane bimaze iminsi biba, kuko ntagenda ntavuze ni uburyo abasopi turimo kurenga. Banyarwandakazi twarabibabwiye, abasopi dufite ikibazo, bamwe turi muri prison, baraborera muri prison, bakarasira bayidamange. FPR ntabwo ari izi ko hari umusopi uzahaguruka ngo ayiburanye kandi ayitsinde kumugaragara, ayibwire ibyaha, ayibwire amakosa, ayibwire ibintu irimo gukora, ko bicirwa, ko twiciwe, ko twafunzwe, ko turi gusenyerwa, ko turi ibyo FPR ntari ko bitazaba. FPR yaje ifasha abantu irabafunze, abandi irabice, abandi irabibye, abandi barayihunze, turayitorotse, turagiye, irangije ikintu isigaranye ufite ka business, yaba ko yasigiwe n'umutungo na se, yaba ko yasize mu mitungo y'iwabo, barimo baragurisha kandi ku ngufu, mu bwambuzi bushukana. Kabundi bajya bashinja abandi ngo bwambuzi bushukana, ubwambuzi bushukana n'ubwo FPR. Uraje ufasha umuntu nka Haji wicururiza hari ahantu mazi kuva kera, kuva intambara ikirangira, umuntu ajya i Nyanza, hari Nyanza narakora igihe kinini cyane, njya za Nyanza nkagaruka, nkazana amata mu kajerekani, tukaza tukanywa mu rugo, tukarambirwa ya makeya, nta warwaye indwara cyangwa ngo agere gute. Batumva rero Haji ugomba kubaka uruganda. Hese ndubaka uruganda, ko ni business yanjye yagendaga ngaha, batugomba kubaka uruganda. Hagera kugendeye bati ko nta mafaranga ufite, bati ibyo nabyo dore banki hariya dufite y'amafaranga, genda baguye. Amakuru mfite nuko Haji akimara gusinyira ideni rya miliyoni 160, Haji akimara gusinya ataranaba transfer kuri konti miliyoni 30 FPR isizihunguraho 30. Haji wenda ntiyabivuga, ariko ngewe amakuru mfite y'abantu bamuri iruhande bamwiyegereye, miliyoni 30 FPR yahise izihunguraho. Hasigaye zingahe? 130. Hagera kukunyuje yubatse, atangiye uruganda rutunganye by'amata n'ibisuguti n'ibiki byose, aragerageje umupaka batiba, kandi abantu bagendera banyuragare benshi nabakomezaga gukomeza ku mupaka, bambuka bagenda bajya ni Bujumbura, bajya ni Burundi. Abantu baragabanutse. Haji arakomeje aragerageje, gwaho umutindi yanitse nkiriva, covid biraje. Covid ije ariko kikwereka ko ari ubwambuzi bugenderewe, ubwambuzi bushukana. Nagira ngo mbibutse ikintu twigeze gukora inkuru hano y'ikigega bavuga ko cyabogabogaga amamiliyoni n'amamiliyoni, cyagombaga gufasha ba rwiyemezamirimo bafite za business mu Rwanda bahuye n'ingaruka za covid, ndetse n'ab'imipaka. Nigeze kubona ibyo gatsiko kavuga ngo hari abantu baturiye imipaka bagizweho n'izo ngaruka, agatsiko kabeshya abaturage, kakazana umuntu akabyina ati jewe ngubu business yanjye imeze neza, ati kubera ko nturi mu mupaka bawufunze, za gatuna mwarababonye. Haji rero nk'umuntu afite business kirya gihe, niyo mpamvu twababwiye Banyarwanda, turababwira ngo amafaranga mwatanze mwebwe muri hanze na hehe hose yose agatsiko karayitwariye. Barangije baraza baravuga ngo bayahaye 70%, ngo bayahaye amahoteli n'abantu bafite za business zirebana n'iby'amahoteli yabo bubatse. Haji kuki nta kintu bamuhaye? Kuki business ye batayikavarinze ko yari business ikoresha abantu barenze 100 ngo Haji bamufasha? Uwari mu Rwanda zero. Tubibutse ko Haji yari umwarimu, ava mu bwarimu arazitangira gucuruza muri shitingi, irwanaho nk'umusope udafite hepfo udafite haruguru, udafite bene wabo bakomeye bamumeneramo. Aracuruza inyama ku muhanda, acuruza ibidi, acuruza amata, acuruza, arazamuka. None ubu Haji
irya etaje ye yo ku muhanda ujya i Butare Cyamunara, ndaje mbabwire nayo ukuntu ari ubukinduzi bukomeye cyane. Cyamunara, inzu yabagamo n'umuryango we n'abana 6. Cyamunara, na rwa ruganda yari arimo kubaka Cyamunara. Nisa nta kintu na kimwe asigaranye, nta na kimwe. Tujya tubabwira ikirayi kivuga kiti mbivuga, tujya tubabwira abanyarwandakazi, tubabwira tuti FPR muzayibonera n'amaso yanyu, muzayibonera ko ari nibi. Sinabona ukumva semba tuke noya, reka mbihorere, sinabona ikintu mbabwira. FPR muzayibona, muzabona ukuntu ari abagome barya bakarya umuntu, bakaguhenengeza, bakagukokora, wabona ukokora akagufuka k'ifi ukagakokora wangiza n'agatura gasigaye ukagahekenya. FPR niko ibigenda. Haji baraje Cyamunara irabaye. None se mwebwe ko muzi imibare, umuntu afashe miliyoni 160, 30 barazihunguye, asigaranye 130. Irya etaje ye yari iriho amazu arenga 10, ifite nivo imwe, muyibarire. Inzu yari atuyemo ibyo byose ntabwo nyizi, ariko inzu yari atuyemo namwe murayumva, y'umuryango w'abantu 6 n'umuntu ufite business ifite abantu bakozi 100 imeze nka kuriya, ntabwo yari inzu iciriritse. Uruganda yaragiye kubaka yari yatangiye, ntabwo ari uruganda ruciriritse. Ni gute ushaka kugurisha hagiye nguwo ngo n'amafaranga, ni ukuvuga ngo n'amafaranga yafashe muri banki ntiyagezeho, nta nubwo ari 1/2 muri iriya mitungo ye yose maze kurondora haruguru, nta miliyoni 130 zirimo. Ubwo muraje mumbwire, jewe cyo nitujya mu mibare yize economy ntago muri bumbeshye, nta ahoho rwose turi buburane tugere kure. Ntuzigere umbwira ko hari banki, numvise agatsiko kitwaza kuvuga ngo yakimiye ibirarane ngo bigenda byikuba. Niko mwabisikoro bibisambo bababe. Mu gihe cya COVID ni banki yihe yakomeje gukuba inyungu? Iyo banki ko ari izanyu z'ibisambo, ibona umuntu atarimo gukora. Hari icyo muri banki bita periode de grâce. Igihe uhuye n'ingorane nk'izo utiteje, uraza ugahagarikisha inyungu. Ugahagarikisha inyungu kubera ko ntuba urimo gukora. Inyungu banki zibona kuko urimo gukora. None waba utarimo gukora, inyungu bakazikuba ngo amafaranga uzayakure he? Banki z'ibisambo zanyu gusa mwibaba. Ariko ubwo murabona abasopi tuzabatunga kugera ryari? Ntakuyemo ko mufuka mugakora. Kura amaboko mu mufuka mukore, ntabwo abasopi tuzakomeza kubatunga kuzageza ubuziraherezo. Mugafata ibirayi mugatwara, mugafata imiceri mugatwara, mugafata biki mugatwara, mugafata amata mugatwara, mugafata twa business umuntu yishingiye mugatwara. Muhoranyi muramukenesheje, mumugize zero. Yaratunze abanyarwanda, tunze iki? Ibintu bye murabiheregese, mumeze nk'amafuku murariye, umugabo asigaye ahagaze ahuha n'umuyaga. Ntuza Mironko mwaramubonye, Mironko plastic industry avuga ati roko defense ihora. Ati kubona Mironko munyishyuza umuriro. Ubu Mironko ari kuva yabivuga, zongere mumubone. Business zanyu ziraflorisa. Narababwiye ko mwafunze imipaka kugira ngo mucuruze mwebwe ubwanyu. Haji bura yarababangamiye, cyo kimwe na Sina Gerard. Simuvugira, ariko Sina Gerard mumaze kubona ko afite ka business yatekereje karimo kugira ibyo mwamukoreye murabizi. Cyambere mwaragiye muhita mushinga icyapa ku muryango no stop. Abantu bagiraga kuri Nyirangamo bagahagarara bakagura amaji bakagura ibiki, nta stop hano. Polisi ya kubona uhakandagiye ibihumbi bingahe ikakwandikira, araza aranegosi twose aratubaha aratubegurira, arangije ajya gucuruza imbwa, yorora imbwa. Ese ubwo murashaka ko abasupi twese tuzorora imbwa n'imbeba? Ngo yorora imbwa n'imbeba sumbiri. Haji muramukenesheje,
yaratangiriye kuri 0 akirwanaho aragiye. By the way, nimba ivuga gutya ntimubye ngo ndi kuburanira Hagi, ntabwo ndimo kumuburanira, ndi kuvuga refe, ibintu byabaye. Mutaza no kumuhuza ngo minisitiri w'intebe wa guverinoma y'u Rwanda gukorera mu buhungiro ngo yabavuganiye, mugasanga ngo yakuvuganiye, mugasanga mugizeho ikibazo ngo perezida yakuvuganiye. Nta hantu duhuriye nawe. Umunyarwanda umusope mugenzi wacu wahuye n'ibibazo, turimo gutangaza ibibazo bye nk'uko n'undi uwo ari we wese, nk'uko dushobora gutabariza na Sumani tukatwamutabariza aramutse ahuye n'ikibazo. Niko tubayeho twebwe, asope nuko twaremwe, niko tubayeho, nta munyangire nta Hagi. Rero nta hantu duhuriye, turavuga nk'umunyarwanda ufite ikibazo. Mwahemukiye. Kandi si bya bindi byo kuvuga ngo turicara gusa ngo dutegereje ko haba ibiri mu Rwanda ngo kugira ngo tubivuge. Oya, ntago ari cyo kibazo. Ikibazo nimwe mu giteza. None se twize tuvuga mu mujye guteza cyangwa si tuvuga mu mujye kunegosiya Hagi ngo ajye kubaka uruganda. Cyo kimwe nuko mwagiye kubeshya Mporanyi ngo ajye kubaka KBC ngo ayivugurure ngo izamure etaje ngo ihure n'indi etaje izazamurwa hakurya y'umuhanda. Yamara kubishoramo ibifaranga namwe mukazana ubusa mukamubeshya mutigenda ukamukuramo. Ikibazo kiri mu Rwanda nuko FPR izi ko turi ibigoryi, izi ko tutabona, izi ko tutumva, cyangwa se ikavuga iti nubwo baba babona nubwo baba bumva ntacyo bazantwara kuko njye mpetse imbunda, uzavuga nzamukubita isasu mu mutwe. Niko ibitekereza mu mibare mike yabo, niko babitekereza. Bazabanze barebe abanyagitugu bose babatekereje batyo uko barangiye. Ubundi wakubita isasu mu mutwe wa Jean Paul, ariko hakavuka undi Jean Paul. Nyamihirwa mwaramwishe, Kizito mwaramwishe, ubuse byaracecetse. Kandi Nyamihirwa mwica n'umuryango we wose, abana 3 bavukana. Ntago tujya tubavuga, ariko nabo kugeza kuri uyu munsi na Prito bo kwa Kasiyana, bo nabo kwa Kasiyana nta muhanga nawe, by the way nta uzaho mwamushyize.